Hello abagaciro, nizere ko mumeze neza kandi ko mukomeje kwiyitaho. Gutsinda umubabaro n'agahinda byo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ntuzongera kubabara no guhera mu gahinda niwumva inyigisho iri muri iyi video. Musobanukirwe neza, ni ikintu kizafasha gutsinda agahinda n'umubabaro ushobora kuba wabana nabyo igihe kirekire kakakuzahaza. Mbere yo gutangira ariko reka mbanze mbibutse kwiyandikisha abatari babikora, abashya kuri uru rubuga mukanda kuri subscribe cyangwa kuri sabone, kandi ntimwibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo mujye mubona ibiganiro bisohotse vuba na bwangu. Ntukizirike ku bibazo byawe. Burya umubabaro n'agahinda tubana nabyo ni ikintu kitugirira nabi, ariko tubana nabyo tukabigumana kubera yuko twabyiziritseho ubwacu. Twahisemo kubyihambiraho, ariko ni amakosa kwihambira ku bintu bikubabaza. Ni amakosa kwizirika ku mpamvu zaba zose zigutera agahinda. Ugomba guhindura ibintu. Ni mu gusobanukirwa neza n'impamvu zigutera agahinda n'umubabaro, maze ugahagarika kuzizirikaho. Ushobora guhagarika uba mu gahinda burya ukavuga uti mbabara kubera impamvu niyi, none nakora iki kugira ngo iyo mpamvu intera kubabara hingireho ingaruka, ukayizituraho gutyo. Ntukizirike ku mubabaro. Ufite ubushobozi bwo gufata icyo cyemezo. Fata icyemezo rero cyo kusohokamo, ni ku nyungu zawe uba ubikoze, kubera ko guheranwa n'agahinda ni wowe bigirira nabi, ni wowe bibabaza bikakuzambiriza ubuzima. Ntukizirike ku bwoba, ntukihambire se ku mihangayiko yose y'isi, ndetse no ku myemerere yindi idafashije ikuzitira. Ibintu byose by'amarangamutima mabi, ibintu byose bishobora gutera amarangamutima mabi, ugomba kubyizituraho, ugomba kubirwanya, ugashaka izo mbaraga. Ntubyihambireho, ntubihe igihe cyawe, ugasa nure ku ibintu byagutera ayo marangamutima yose mabi y'agahinda, ukabiha intera. Burya iryo ni ibanga rikomeye rigufasha, maze ubuzima bwawe bwose ukaba unezerewe, nubwo haba hari ibibazo, ariko ukabamo mu mutuzo, mu mahoro muri wowe, kubera ko wafashe icyemezo cyo kudatinda muri ibyo bintu, cyo kutihambira ku byo bintu bikubabaza, ugafata inzira yo guhitamo kuba ushakisha ibintu bigushimisha. Burya hari igihe tubaho mu gahinda bitewe n'ibintu twiziritseho ubwacu, kandi bitari ngombwa. Ukihambira ku muntu cyangwa ukihambira ku kintu kandi ari cyo mpamvu y'umubabaro wawe, kandi ubibona ariko ugakomeza ukakihambiraho. Ibyo rero ni ibintu ugomba gufatira icyemezo cyo guhindura, kuko iyo dushoboye kurekura izo mpamvu imibabaro yacu burya irashira. Niyo mpamvu ugomba gufasha icyemezo cyo kurekura impamvu zose zaba zintera kubabara, zaba zintera agahinda, ukazirekura ukajya mu bindi bigutera kunezerwa. Ni ngombwa cyane. Burya kenshi tubabara kubw'ibintu bituruka hanze yacu duhura nabyo, noneho kubera ko twabyiziritseho kandi bitagengwa natwe tukabara nyine. Nta bushobozi tubifiteho, ntabwo ari twe twabihindura, ntabwo twahindura n'abantu bameze gutyo wenda badutera kubabara. Niyo mpamvu twebwe tugomba kujya kutizirika kuri ibyo bintu, tukabyihambururaho. Ni ngombwa cyane. Umunezero n'ibyishimo biri muri twe, amahoro y'umutima nayo aturuka muri twe, tugomba kubiharanira. Buri wese rero afite inshingano zo kujya kubishaka muri we, ugashakira amahoro muri wowe, ugashakira umutuzo muri wowe, hanyuma ugakomeza inzira, kubera ko buri wese afite uburenganzira bwo kunezerwa no kubaho ubuzima akwiriye. Nuhitamo kwizirika ku bikubabaza ukabigumamo, uzahora ubabaye. Niho ugomba gufata icyemezo uti bino bintu birambabaza, ariko ntabwo nkomeza kubyizirikaho, ugakomeza ubuzima. Niyo mpamvu guhera uyu munsi ngukangurira kutizirika ku mibabaro n'agahinda. Wikwizirika ku bintu bigutera agahinda kadahoraho, ngo uvuge utsimbaho mu gahinda igihe kirekire, imyaka n'imyaka uri mu gahinda kubera ibintu wiziritseho wenda byaguteye agahinda, wenda n'ibintu bikomeye, ariko
iyo wabyiziritse wonyine birakomeza, ukaba muri ibyo bintu, ukaba muri ako gahinda katarangira, ugasanga niwe biri kugarukira bikugirira nabi. Ntukizirike ku bibazo byawe, kubera ko nubwo byaba ari ibintu bigukomereye wabayemo, cyangwa se waba uri no kubibaho muri iki gihe, uri kuba mu bihe bikomeye, uri kuba mu bigukomereye by'ubuzima muri iki gihe, ntukibagirwe ko nta gahora gahanze. Ugomba kumva ko bizageraho bikarangira, hari igihe kizagera bikarangira. Ibintu birahinduka, umubabaro n'agahinda uri kunyuramo bizageraho birangire umunsi umwe. Umunsi umwe uzabona bitambutse. Wibyizirikaho rero, byihambireho, ubibemo, uhora ubigarura muri wowe, uhora buri munsi ubihinga, ubibagarira, byose ibyo byose kubihagarika, kubera ko ntago ari wowe bifasha kugira nabi. Gira kwizera ko nyuma y'ibibi hazaza ibyiza. Ibyo nibyo bizagufasha maze bikagukomeza, ukaguma kuba umuntu ngira umeze gute, unezerewe. Kubera ko hano kuri urubuga twege duharanira kunezerwa, duharanira kuba mu mahoro muri twebwe. Ibintu bidutera agahinda, bidutera umubabaro bikatugumamo ntabwo ari byiza, nta kintu bitumarira. Ikindi nanone ni uko mu buzima hari ibintu bibi twimenyereza, bikaba ari byo b'intandaro y'imibabaro yacu, ari twebwe twabyikoreye, ari twebwe bituruka kuri twebwe. Nyamara ibyo bintu ntidushake kubihagarika, kandi ari byo mpamvu zitera ibibazo tubamo, tugatekereza tukibeshya tuti ibi bintu nta kibazo biteye, ariko tuba twibeshya tuvuga tuti nibyo bidutera ahubwo umunezero, ugashyira ukumva uti ibi bintu nibyo bintera ahubwo ibyishimo. Nyamara wenda ni bya byishimo by'igihe gito, ariko wenda mu gihe kirekire ari ibintu bizenda bikwicira ubuzima. Buhoro buhoro ugasanga wowe uratekereza ati ibintu nkora, ibintu nimenyereje ndabyishimira, ni ibintu bishimisha, ndabikunda, ariko ari ibyishimo by'ako kanya gusa. Bya byishimo wishima wenda none ukamara icyumweru, iminsi mike, ariko nyuma y'igihe ukaba uri kwijyana mu mubabaro, uri kwijyana mu bintu bizakwicira ubuzima ku gihe kirekire. Buri munsi rero tugomba guhora twibuka kugenzura niba nta myitwarire mibi twimenyereza itubera impamvu y'imibabaro yacu, tukaba tugomba kugira gute kuyikuraho burundu, tukayirwanya niba twifuza kunezererwa mu buzima bwacu. Tukavuga tuti ibintu twimenyereza ni bibi, ibi ndabiritse. Niba urwaye indwara igusaba kwitondera ibyo urya, ariko wowe ugakomeza kwinywera inzoga, ugakomeza no guhitamo kurya ibiryoshye, ariko uzi ko ari ibintu bibi, ukabirya uko ubonye, ikibazo cyawe kirahari. Ikibazo kigutera umubabaro kizahoraho, ntuzakira, kubera ko ntushaka kurekura ya myitwarire mibi wimenyereje. Ubwo ni urugero. Nicyo kimwe, ntabwo waba uri umunebwe udashaka kugira icyo ukora, utegereze kugira ku bukire mu buzima. Waba uri kurota utekereza gutyo, kugira ngo ugire mu bukire nyine ugomba kubihagurukira, ugahaguruka ugashakisha nyine, ukabushakisha kugira ngo wikurire ayo mahirwe yo kubigeraho. Iyo utitekerezaho rero ngo wisubireho, ureke kwizirika ku myitwarire, ku myifatire mibi wimenyereje, ntacyo nyine wazimarira mu buzima. Icyo gihe ukaba wikururiye ibibazo, ukaba wikururiye imibabaro n'agahinda bituruka kuri ya myitwarire yawe udashaka guhindura. Niko bigenda. Umubabaro wacu, agahinda kacu bituruka kenshi mu kuba twihambira ku bintu bibi, kandi nyamara dushobora kubihindura bikatugendekera neza mu gihe dufashe icyemezo cyo gufata ubuyobozi ku byerekeye imyitwarire yacu ya buri munsi, tukagira ibyo duhindura. Tukavuga uti hari ibintu nitwaramo nabi, hari ibintu nkora nabi, reka mbihindure, kugira ngo urebe yuko wakwikurura amahirwe yo kugira umunezero. Dufite amahitamo yo gukurikira inzira y'imyitwarire myiza, cyangwa se tugahitamo imibi. Ibyo ni uburenganzira bwacu, guhitamo icyiza cyangwa guhitamo ikibi, kubera ko Imana uko yaturemye iduha ubwo bushobozi bwo guhitamo icyiza n'ikibi, iduha ubushobozi bwo guhitamo icyo dushaka gukurikira. Ni ukuvuga ngo nuhitamo icyiza kizagukururira nacyo uwo munezero nyuma y'igihe. Nuhitamo ikibi wenda witwa ko kigushimisha mu gihe gito, gishaka gukurura wa mubabaro w'igihe kirekire. Ugomba rero kwitonda, ugahitamo neza, ugahitamo ibintu bikurinda umubabaro.
niwo ufata icyo cyemezo n'inshingano zawe, kwirinda kubaho mu gahinda, kwirinda kubaho mu mubabaro utarangira. Niwo wifatira icyemezo ukavuga uti njyewe nahisemo kunezera, ntabwo nzihambira ku bibazo, ntabwo nzihambira ku bintu bintera kubabara, nzagira gutya, nzabirekura. Ubabara wenda uhuye nabyo ugire n'uburakari, ariko uzafata icyemezo uvuga uti hari igihe kigomba kugera nkabirekura, nkajya mu bindi bishimisha, nkajya mu bindi bintera kumva ameze neza, aho kugira ngo ugume mu bintu bigutera kumva umeze nabi. Kubera ko hari n'igihe aba ari ibintu udafiteho ubushobozi. Niba ari abantu bakubabaza, ntabwo ufiteho ubushobozi, ntushobora guhindura abantu. Umuntu wese afite uko ateye n'uko ashaka kubaho. Wowe rero ukumva wowe kwireba, ugahitamo inzira igushimisha, ugahitamo umunezero. Umuntu ukubuza umunezero, nawe ugomba kumenya ugomba kumufataho. Murakoze rero, nizere ko iyi video hari ikibunguye. Mukomeze mwiteho, mukurikira inzozi zanyu. Amahoro, umunezero n'urukundo bibane namwe. Nawe utaha ku yindi video. Ciao ciao.